Ndabashimiye kuba mugikurikiye Freedom y'Impaya. Uyu munsi nanone twagarutse mu nkuru z'iyobokamana. Ariko noneho uyu munsi ntabwo ari ku nkuru z'Amayobera Matagatifu, ahubwo ni inkuru nziza, inkuru z'iyobokamana, inkuru ziyobora zitarimo amayobera menshi. Kabone nubwo zaba zirimo amayobera, kuko inkuru za Bibiliya nyinshi ahanini usangamo amayobera. Ariko uyu munsi ntabwo ari amayobera tugiye mu nkuru zanditswe. Tugiye gusoma mu gitabo cya Yohana, tugiye gusoma mu gice cya 16, duhere ku murongo wa mbere. Dore ngizi inama Yesu yagiriye aba bantu bose. Yesu yarababwiye ati, icyo mbabwiriye ibyo ni ukugira ngo hatagira ikibagusha. Bazabaca mu sinagogi, kandi igihe kigiye kuza uzabica wese azibwira ko akoreye Imana umurimo. Kandi ibyo bazabikorera batyo kuko batamenye Data, nanjye ntibamenye. Ariko ibyo mbibabwiriye kugira ngo igihe cyabyo nikigera muzibuke ko ari igihe wabibabwiye. Uhereye mbere na mbere sinabibabwiye kuko nari nkiri kumwe namwe, ariko none ndajya kuwantumye, kandi muri mwe ntawumbaza uti urajya hehe. Ariko kuko mbabwiye ibyo, imitima yanyu yuzuye agahinda. Yesu yakomeje ababwira ati, ariko ndababwira ukuri yuko ikizagira icyo kibamarira ari uko ngenda, kuko nintagenda umufasha atazazaho muri, ariko ningenda nzamuboherereza. Akomeza ababwira ati, ubwo azaza azatsinda ab'isi, abemeza iby'ibyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka, iby'icyaha kuko batanyizeye, n'ibyo gukiranuka kuko njya kwa Data, kandi namwe muzaba mutakimbona, n'iby'amateka kuko umutware w'ab'iyi si aciriweho iteka. Yesu yakomeje ababwira ati, ndacyafite ibyo kubabwira byinshi, ariko ubu ntimubasha kubyihanganira. Ati, uwo mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose, kuko atazavuga ku bwe, ahubwo ibyo azumva n'ibyo azavuga, kandi azababwira ibyenda kubaho. Ati, uwo azanyubahiriza kuko azenda ku byanjye akabibabwira. Ibyo Data afite byose ni ibyanjye, nicyo gitumye mvuga nti azenda ku byanjye abibabwire. Hasigaye igihe gitoya ntimumbone, maze hazabaho ikindi gihe gito mumbone. Bamwe mu bigishwa barabazanya bati, ibyo atubwiye ni ibiki ngo hasigaye igihe gito ntimumbone, maze hazabaho igihe gito mumbone, kandi ngo kuko njya kuri Data. Kandi bati, ibyo ni ibiki ngo igihe gito? Ntituzi ibyo avuze. Yesu amenye ko bashaka kumubaza, arababaza ati, murabazanya ibyo mbabwiye, ibyo ngo hasigaye gito ntimumbone, maze hazabaho ikindi gihe gito mumbone? Ni ukuri ndababwira yuko mwebweho muzarira mukaboroga, ariko ab'isi bazanezerwa. Mwebweho muzababara, ariko umubabaro wanyu uzahinduka umunezero. Yesu yarababwiye ati, umugore yaramukwa arababara kuko igihe cye gisohoye, ariko uyu mwana amaze kuvuka ntaba akibuka uburibwe, kuko anejejwe n'uko umuntu avutse mu isi. Ati, niko namwe mubabara none, ariko nzongera kubonana namwe, kandi imitima yanyu izanezerwa. N'umunezero wanyu nta muntu uzawubaka. Uwo munsi ntacyo muzambaza. Ni ukuri ndababwira yuko icyo muzasaba Data cyose mu izina ryanjye azakibaha. Kugeza none ntacyo mwasabye mu izina ryanjye, musabe muzahabwa, ngo umunezero wanyu ube wuzuye. Ibyo mbibabwiriye mu migani, ariko igihe kizaza sinzavuganira namwe mu migani, ahubwo nzababwira ibya Data neruye. Uwo munsi muzasaba mu izina ryanjye, kandi simbabwira ko nzabasabira kuri Data, kuko Data nawe abakunda ubwe, kuko mwahunze mukizera yuko navuye ku Mana. Navuye kuri Data nza mu isi, kandi sindayivamo nsubire kuri Data. Abigishwa baravuga bati, dore noneho ureruye nta mugani uduciriye. Ubu tuzi yuko uzi byose, kandi ko utagomba ko umuntu wese agira icyo akubaza. Nicyo gituma twizera ko wavuye ku Mana. Yesu arabasubiza ati, none murizeye? Dore igihe kirenda gusohora, ndetse kirasohoye, ubwo muri butatana umuntu wese ukwe, mukansiga njyenyine. Ariko sindi njyenyine, kuko Data ari kumwe nanjye. Ibyo mbibabwiriye kugira ngo mugire amahoro muri jye. Ati, mu isi mugira umubabaro, ariko nimuhumure, nanesheje isi. Mu kuri umusaraba watwambuye imbaraga ze, ariko duhereza icyizere cyo kubaho. Wadusigiye icyizere cy'ubugingo buhoraho bw'iteka ryose. Ngaho mureke tugarukirane nyuma gatoya. Yesu yaravuze ati, ariko ndababwira ukuri yuko ikizagira icyo kibamarira ari uko ngenda, kuko nintagenda umufasha atazazaho muri, ariko ningenda nzamuboherereza. Mu kuri kuba Yesu yaradupfiriye byagaragaje urukundo yakundaga ab'isi, ariko azagaruka gutwara abera bose, ariko abanyabyaha bazajugunywa mu muriro. Koko ukugenda kwe kwadusigiye icyizere cy'ubugingo buhoraho. Abizera bose ndabakunda cyane. Mukomeze mugire amahoro, kandi mukore subscribe. Ndabakunda cyane.
dukomeze kugendera mu rukundo rwa Kristo kandi dukomeza kugendera no mu nzira ze zose, twubaha n'amategeko ye yose, kugira ngo tuzajyanwe mu bugingo buhoraho bw'iteka ryose, twicare iruhande rw'Imana Data iburyo bwe. Amen. Ndabashimiye cyane. Ciao ciao.